ati bibyo ntago ntabicecekera. Aragenda nawe abigenza uko abigenje, arakubita we amaramo umwuka, arenzaho ishyaka ry'Imana ryagombaga kugarukira. Uko niko abarokore bamera. Iyo yahoze arahora burundu, kandi niyo yahagurutse rwana akarenza naho yakagarukiye. Icyo Imana ishaka ni umumaro. Muririmbe mufite umumaro, banyamasengesho musenga n'umumaro, bahanuza Imana babone mu mumaro, bagore muraha ni mubaho umumaro ku Mana. Imana irabashaka mu mumaro. Mana ishimwe. Oh, hallelujah, yes. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yesu nashimwe cyane. Muririmbyi yaravuze ngo nejejwe n'Imana mu mutima wanjye. Hallelujah. Nanjye nejejwe n'Imana. Twihuse, birashoboka ko hari abantu baje nyuma. Nitwa Katushabe Annette, niyo mazina yanjye. Ndubatse, ndi umubyeyi w'abana babiri. Ndi umwarimu mu itorero rya DPR, aturutse muri paruwasi ya Kimihurura ku itorero rya Kacyiru, nkayobora muri International Service. Niho mbarizwa cyane. Birashoboka ko abenshi mutanzi, ariko kubera Imana turamenyanye. Amen. Nanejejwe n'Imana, ngeze hano nahabonye abantu benshi, batari benshi ariko tuziranye. Nago najyaga numva Rukiri, nkumva nabaga numva ari nk'ikindi gihugu. Rukiri nago rero natekerezaga ko hari umuntu tuziranye nahasanga, ariko pastor twari tuziranye. Nabonye abantu twakoranye umurimo w'Imana Kampala. Nanezerewe. Yesu abaho umugisha. Hanyuma kubera umwanya rero dufite, reka twihute dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, tuganire kuri heading cyangwa topic ivuga ngo Imana iragushakamo umumaro. Amen. Birashoboka ko hari umuntu ushobora kutaba uw'umumaro ku Mana se kandi ariyo yamuremye. Yego? Byashoboka ko umuntu adashobora kugirira Imana umumaro kandi Imana yaramuremye. Reka dufatanye dusome aya magambo ari mu gitabo cya Mose, Kuva ibice 3, ndahera ku murongo wa mbere. Aravuga ngo icyo gihe Mose yaragiraga umukumbi wa Yetro sebukwe umutambyi w'Imidiyani, aturukiriza umukumbi inyuma y'ubutayu ajya ku musozi w'Imana witwa Horebu. Marayika w'Uwiteka amubonekera mu kirimi cy'umuriro kiva hagati mu gihuru cy'amahwa. Arareba abona icyo gihuru cyakamo umuriro kidakongoka, maze aribwira ati reka ntambike ndebe iri shyano riguye, menye igituma igihuru kidakongoka. Uwiteka abonye yuko atambikishwa no kubireba, Imana imuhamagara iri hagati muri icyo gihuru, iti Mose, aritaba ati karame. Ku murongo wa 5 iramubwira iti wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho ugezeho arahera. Reka tugarukira aho ngaho. Imana ishimwe cyane. Gusoma amagambo menshi, ibyanditswe byinshi, ariko kubera umwanya dufite
turaza ibindi kubyifashisha. Hanyuma dusomye aya magambo tubona ko Mose hari scenario yabaye cyangwa se ari ikintu cyabaye cyatumye Mose agira amatsiko, agira curiosity yo kugira ngo atambuke ave ku musozi umwe cyangwa ava aho yarari noneho yegere ahandi. Bibiliya iravuze ngo Mose yari Midian, ariko mwibuka yuko Mose nago yavukiye hehe i Midian, ndetse nabwo Mose kera yarazi ko ari umwisiraheli, ahubwo Mose yavukiye mu buretwa bene wabo abisiraheli barimo bari kwa Farawo, byari biturutse ku mugambi w'Imana, kuko byabaye bivuye ku mujinya w'Imana igihe Aburahamu, aho ni mwitangiriro ibice 15 wenda duhere ku murongo wa 11, Aburahamu ngo yasinziriye ku bitambo. Bibiliya iravuga ngo yirukana ngo inkongoro zarazaga zagwa ku mirambo, ngo noneho ngo akajya yirwa ngo yirukana azirukana ngo azigurutse. Bibiliya iravuga ngo mu kirengarenga ngo afatwa n'ibitotsi, umwijima w'icuraburindi uramugota, noneho ngo arasinzira ibitambo bironwa. Imana irarakara, irangije iramubwira iti rero umenye neza yuko urubyaro rwawe bazaba basuhuke mu gihugu kitari cyane kitari cyawe, kandi aha hantu bazaba y'imyaka 400 bakoreshwa uburetwa, ariko nanjye nzahana aba bantu bazabakoresha uburetwa. Nyuma yaho y'iyo myaka 400 nzabakurayo kandi bavanyeyo iki ubutunzi bwinshi. Noneho nawe uzasaza neza, uryame usinzire, uzasinzira. Mbese yavugaga ko azapfa cyangwa se azasaza amahoro. Imana ishimwe cyane. Nuko nguko abisiraheli bagiye kwa Farawo mu bunyage, bagezeyo babayo mu mibabaro, babayo barushye, bakubitwa, bashinyagurirwa, bababazwa, ngo babumba amatafari bakorera kwa Farawo. Igihe cy'Imana kiza kugera, haleluya, umwana Imana yashakagamo umumaro yari yaragambiriyeho kera, kwa kundi yabonye Yeremiya ikavuga ngo ntarakurema ukiri urusoro mu nda y'umubyeyi wawe nari nkuzi. Imana ishimwe cyane yuko igimenya bayo na mbere yo kubarema irabanza ikabatekerezaho ikabagambirira. Haleluya. Njyewe nize IT, nize ikoranabuhanga. Iyo ugiye gucreatinga, tuvuge nimba ari database cyangwa ari software, hari ibintu wifashisha ukenera ukabitekerezaho mbere, ukabitegura. Nimba ari codes ukenera gukoresha ukazitegura. Imana ishimwe cyane. Nimba twebwe ibyo ngibyo dushobora kubikora turi abana b'abantu, hari ibyo dutekereza. Nizi viruses mubona iyi corona mubona yatuzengereje, ni design ba designinze just aba IT specialist bakayidesigninga, barangiza bakayohereza igakoresha. Imana ishimwe. Noneho umwana Imana yatekereje ukazaba umumaro. Imana yari yaramubwiye ngo mu buvivi bwabo niho hazavuka abazabacungura cyangwa bazabakura mu mahanga. Igihe kigeze Mose aravuka, kwa kundi yavutse bamufata bamujyana kumuhisha, mama we yamubyaye mu Bisiraheli, bamuhisha ku mugezi. Imana iteza impamvu, haleluya, Imana iteje impamvu umukobwa wa Farawo ashaka kujya koga, asiga pisine zo mu rugo, asiga ya madushe y'ubwami, asiga ibintu byose kubera umugambi w'Imana. Vuga ngo uyu munsi hakora umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Mugambi w'Imana ukore. Mugambi w'Imana ushobora kunyura ku mwanzi wawe. Mugambi w'Imana ushobora kunyura ku muntu utatekerezaga. Mugambi w'Imana ushobora kunyura mu nzira ifunganye cyangwa ngari. Mugambi w'Imana wicira inzira. Haleluya. Ndashima Imana yuko igiye gukora idakoranye imbaga ngo ibanze kubabaza ngo se tubigenze dute, ese byacaye cyangwa byagenda gute. Bamenya aho byabereye, ariko aho bisohorera ntabwo babasha kuhabona. Imana ishimwe. Babonaga ubwoko buri mu maboko yabo, bakumva bizeye neza yuko ari abakozi babo byite.
bigeze umukobwa wa Farawo umwana baramuzana baramurera arakura. Imana imaze kumutekerezaho atangira kujya agenda yiyumvamo ibintu, amenya yuko ari mwene wabo ari umuheburayo. Arangije rero ngo akajya ahora abacungacunga. Imana ishimwe, Imana ikumere mwene wanyu ahantu uri. Uzi mwene wanyu mvuga? Kibazo abanyarwanda mwumvira mu Kinyarwanda. Mujya mu mwuka twarakijijwe. Birenze kuri ibyo twahawe mwuka wera. Ubu mvuze bene wanyu mugiye mu mazuru. Mwatangiye kureba ku mazuru ubu ngubu. Yego? Ndasaba Imana kumera umuheburayo mugenzi wa. Imana ishimwe. Atangira kujya acungacunga. Akareba akibaza ati aba bantu ko bakora imirimo abandi badakora. Akareba akibaza ati aba bantu ko bababwira uko abandi batababwira. Akavuga ati se ko babakubita abandi batabakubise. Haleluya. Ibyo bintu bikamuryaha. Ese ujya ugira isaka rya mugenzi wawe? Baririmbye mwahoze mwibalansinga hanga. Ikibazo gihari muri iyi minsi, umwanzi w'umukristo ni mukristo mugenzi we. Mwanzi w'umuririmbyi ni umuririmbyi mugenzi we. Imana ibababarire. Ibababarire? Yego. Haleluya. Arangije ngo igitondo kimwe ndiho ndihuta cyane kubera iminota. Ngo byutse abona ngo umunyegiputa akubise umuhebura. Ibyo bintu bimurya ahantu. Alasi etahe. Amaze kubibona aravuga ati ibyo ntago ntabicecekera. Aragenda nawe abigenza uko abigenje. Arakubita we amaramo umwuka. Arenzaho ishyaka ry'Imana ryagombaga kugarukira. Uko niko barokore bamera. Iyo yahoze arahora burundu, kandi niyo yahagurutse rwana akarenza naho yakagarukiye. Mujye mugendera mu mwuka. Mureke duhagarare dushaka Imana by'ukuri. Mubonye muhisha mu musenyi ubuzima burakomeza. Ariko Imana iba yabibonye bijyandika aha. Ahantu reka tubanza tuhagarare gatoya tuvuge ngo naho waba yabibonye. Imana igira ite irareba. Uwiteka arareba mu mwijima babona. Iyo uri mu rugo Imana irabibona. Iyo uri muri korale ibyo ukora ukaza ukadusumbisha ijwi, uri mu banyamasengesho ibyo ukorera Imana irabizi. Iyo hanura ukavuga n'ibyo Imana itakubwiye Imana irabizi. Kandi ndagira ngo mubwire ngo byaramenyekanye. Uko waba ungana kose, bantu bishije abandi ibyubahiro mu nzu y'Imana babacikamiza ukuboko kw'amafaranga. Bakora ibyaha barabisasira, abayobozi babo barabitwikira. Ariko babitwikira cyangwa babyorosore, Imana yarabibonye kandi icyo gitabo kizabumburwa. Haleluya. Abaririmbyi umuntu agakora ibyaha nibamuvuge nibamukore nibamubwira bati mugenzi wacu mwene wacu mwene data turakubaha mu cyubahiro cyawe kuko dusumbisha amashuri ukaturuza uruzungu n'urufaransa, ariko mu by'umwuka dore uko bigenda. Arakubwira ati turiya umesema nini, wavuga iki wowe? Ariko reka mbabwire imbere ahangaha turiho tujya hazaca urwandiko. Umuntu ufite urwandiko rw'agatanga keke, umuntu ufite urwandiko rw'agatanga ka mbere, amazina n'ibisekuru ntabwo bizakora. Bya bindi ngo muramenye ngo ndi umwana wo kwa pasiteri mumwitwararike mutamukoraho. Nushaka uzabura uwo kwa bisho. Hano mu rukiro uzaturusha ijambo, ariko hari irembo tuzageraho hagaca ubuhamya, hagaca urwandiko, hagaca ukuri. Icyo Imana ishaka ni umumaro. Muririmbe mufite umumaro. Banyamasengesho musenga
mubona umumaro, bahanuzi Imana ibabone mu mumaro, bagore muri aha nimubahe umumaro ku Mana. Imana irabashakamo umumaro. Mana ishimwe. Haleluya. Aramuhisha agira ngo birarangiye. Ikindi gitondo abyutse abona Umwisirayeli n'Umwisirayeli, Muheburayo n'Umuheburayo bararwanya. Noneho karaba, kera ntabwo twari tuzi intambara zo mu itorero, umurokore yanga mugenzi we. Kera abantu barakundanaga, abantu barwaniranaga ishyaka, abantu barahishiranaga, bakabwizanya ukuri, bakigishanya, bagahana inama. Mugenzi wawe uyu munsi wakakugira inama ni wagushirisha mu rwo. Mana ishimwe. Ngo ageze ati arababaza ati se murapfiki? Ni ijambo ryoroshye mwabavandimwe, murapfiki. Ubundi abarokore barapfiki? Barokore ndababaza ikibazo dusubizanye, murapfiki? Uri guhambwa yundi yahembwaga? N'ayahe mafaranga babishyura muri korale ugira ngo bayamwake bayaguhe? Icyo nkundira Imana, ntabwo ushobora kuvuga umuntu umugisha Imana yamuteguriye kugira ngo wowe ubemo. Ushobora kuba umuvutse ariko ntabwo waba uwawe. Ibyo mupfa ntabihari. Ibyo abantu barwanira ni ibihe? Muragwanira iki? Abanyamasengesho, umva ibintu bapfuye kwa Sawuli na Dawidi. Sawuli akabyimba agahiga Dawidi. Indirimbo abagore baba batereye hejuru bati Dawidi yishe igihumbi, yishe inzovu. Batiye karame murakomereye. Abandi barayikiriza batiye ati inzovu yaguye, akiburamenye yaguye. Abandi batiye ati naho Sawuli we byagenze gute? Ati ni igihumbi cyonyine. Sawuli barabyumvisha, aravuga ati ndarahira n'umutwe wanjye nuramuka njyewe nzaba nakiri umwana. Ibintu by'abantu bapfa. Indirimbo gusa. Imana ibwira Kayini amaze kwisha murumuna we ati se wowe ukoze ibyiza ntiwakwemerwa? Gukora ibyiza byonyine inzovu yaba yarangiye. Gukora Imana ikakubonamo umumaro. Imbyino twazibyina zikanashirayo. Haleluya. Umumaro Imana igukeneyemo ntuwugera. Nakabuza tuzabyina, uzasanga hano ibitenge babishashe. Tubabarire cyane. Mana ishimwe. Ese muragira ngo singiye gusoza, singejeje gusoza? Si ibyo se? Mana ishimwe cyane. Haleluya. Bigeze bityo rero bamaze kurwana, arebye undi baramucyuriye. Wa wundi w'Umwisirayeli atari kose ati kabiri kangahe wowe ryari? Ninde waguhaye uburenganzira ukagira ngo tubere umucamanza? Ninde wakubwiye ngo ujye uca imanza zacu? Urashaka kunyica nk'uko yari ati ndatsinzwe kuko nari nzi ko ndi gukora ibyiza. Arangije yigira inama za zindi mujya mwigira. Abarokore hano reka mbabwire, mumaze guteza ikibazo. Ntabwo mvuga barukiri kuko simbazi, ndavuga abarokore bo rusange. Mana ishimwe. Ngo yigira inama yo gutoroka cyangwa guhunga Farawo akava muri Egiputa akajya i Midiyani. Dore ikijya kibaho, umuntu agasiga akoze ibintu bidasobanutse muri Rukiri, agahungira muri paruwase ya Kimihurura. Muririmbyi, dirija cyangwa se perezida wa korali, dore shitani yadutse. Mureke tujye tuvuga ibintu mu mazina yawe. Ubwo perezida akabaragira ati bene data ati ndaje mu nyakire, ati nakorera umurimo muri Rukiri, ati noneho rero ati ndumva umuhamagaro wasubitse gusa. Muhamagaro cyangwa ahunga. Wahamagawe nande? Yamuhamagaye
bimenywa n'Imana. Haleluya. Ariko Yohana yavuze ngo mugore inzira z'Uwiteka. Arababwira ngo jewe nje ngatirisha amazi, ariko inyuma yanjye hari iki? Hari uzaza undushimiraga nta n'ubwo nta kuntu udushumi tw'inkweto ze, uwo nguwo azaba batirisha iki? Umuriro wagezeho. Mana konga hose mwami n'umuriro nimushaka tugashingira mu karere kakarangiza tugashingira iwabo w'intare n'ibiceri n'inka. Ni mubizi mukaza mutabanje mukweto mani babarire ko nabatinzeho nabo niwo nabo kwitwa umukristo wese uri mu rugendo ujya mu ijuru. Iradukwiriye ko tubwizanya ukuri muri iyi minsi kuko turiho turagenda. Haleluya. Ntabwo atabanza ukweto kukugeza hera. Bene data Mana irashaka ko tuza. Hari umuririmbyi wa Uganda witwa Mugembe, ni n'umupasiteri yaririmbye indirimbo y'ikiganiro ivuga ngo koma weka Gisele koma weka kitawa kurindira
aragutegereje kuko ari umunyembabazi aragushaka kugarukana n'ububandi bwawe aragushaka kugarukana n'ubumayibobo ariko bigasigara hari numara kwemera ko ari umukiza wawe ibyo ngibyo byose ubisiga uhinduke Mana ishimwe Mose Imana yambanje kumwereka araza arahagera niyo mpamvu tudashobora gukumira umuntu uwo ari we wese niyo yaba ameze ati ariko turasaba Imana icyo tuba twifuza nuko uyu muntu aza yageramo umuriro ukamugeraho Mwuka Wera akamuhindura akaba icyaremwe gishya ariko abantu baje uko bameze Paulo yaravuze mu Baroma ngo mubi bitambo bizima shimwa n'Uwiteka bundi ibitambo yaba igitambo cy'ikimasa n'iki babanzaga kucica kigapfa ni kiba kibasha kuvuga bya bindi byose byo gutera imigeri n'amahane nago biba bikirimo Imana ikagikoresha uko kimeze cyamaze gutunga Imana irashaka ko hari ibintu bipfa muri twebwe kugira ngo itubone mu mumaro Imana irangije iramubwira iti noneho ndagutumye genda ujye muri Israeli ujyane nibi atangiye ati no se kuko nashobora kuvuga ati byo na birahagije ariko nzaguha Aroni mwene so mujyane niho ngiye gusoreza Imana iguhende Imana ikumera Aroni urugendo ruravuna iyo udafite umuntu ukuri hafi urugendo ruravuna iyo udafite ugutega amatwi urugendo ruravuna iyo udafite ukumva iyo udafite uwo muhuje cyangwa ukuzi mu buryo bw'umwuka urugendo rurakuvuna rero Imana iguhe Aroni Imana yatumye Mose muha imbaraga z'ubutwari irangije Aroni imushyiramo akanwa iramubwira ngo mwene so azakubera akanwa Imana ishimwe cyane iyo bageraga imbere ya Farawo Mose agatangira kudidima akavuga ngo nanumye ati subwo uravuga iki kutazi kuvuga wa wundi Aroni uzi kuvuga akavuga atariko nimureke amasobanurire yarashatse kubabwira ngo Imana iramutumye kandi iramubwira ngo rekura ubwoko bw'Imana bugende buyikorere Imana iguhereza umusobanuzi hari ikintu turiho tuzira mu rugendo iyo utari intyoza nabyo birakugora iyo utazi gusobanura nabyo barabiguhora ariko Imana iguha akanwa iguha umuntu uzakuramira iguhe umuntu wese akeneye Aroni nawe ukeneye Mose arakora mufite ikibazo cyo gutekereza ko mwihagije umuntu arashaka guhanura akaba umuririmbyi akaba byose akabikora ibyo ngibyo ntabwo bijya bibaho mureke dusenga Imana haleluya Imana ibabonemo umumaro muraba umumaro managurwe hose mwami tambuka Jeze mugeze urudusenge managurwe hose mwami n'umuriro nibushaka ibyaha birimbura managurwe hose n'umuriro nibushaka nyir'ibyaha birimburwe nyir'ibyaha ayengerageza Yesu kosho kwibuza n'amahanga
Zamura ikiganza cyawe dusenga Imana igwizindi imbaraga. Ndashaka abantu bazamura ikiganza dusenga Imana. Reka nsaba umushumba aze asenga Imana. Umushumba atambuka aze asenga Imana. Mukomeze muzamura ibiganza. Ndiho ndasaba abantu bagerageza kwibuza bya bindi byose kuko Imana irabashakamo umumaro. Turiho turagenda tuzagera ahantu hashaka urwandiko rw'agatanga ka mbere. Nimuzamure amaboko yanyu Imana iduha imbaraga. Mushyire hejuru ibiganza byanyu. Umushumba agiye kudusengera kugira ngo Imana iduhindure yongere itubonemo umumaro. Tugushimiye imvugo yawe kuri uyu mugoroba. Tugushimiye kuvuganye natwe mu ijambo ryawe. Mana uradushakamo umumaro. Byamara iki kuririmba, byamara iki gukora iyi mirimo yose, nyamara utatubonamo umumaro. Turatura imbaraga kugira ngo buri wese Mana umubonemo umumaro, kandi numara kubona umumaro muri twebwe udukoresha iby'ubutwari. Uturinde Mwami guhusha intego. Mwami uturinde, urinde buri wese guhusha intego y'uru rugendo, ahubwo tubone umumaro kuko turi abo waremye. Uturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo. Tabara ubwoko bwawe, cecekesha imigambi y'umubi, neutraliza gukora kose kwa Satani kugira ngo tumaremo umumaro. Mwami turabizi neza ko Satani aba ari iruhande kugira ngo yice umumaro wacu, ariko ni wowe imbaraga abananiwe kandi abatibashije ukabasubizamo imbaraga. Tanga imbaraga muri iri teraniro kugira ngo dukomeze kuba mu mumaro. Ineza y'Imana, ukuboko kwiza kw'Imana gukomeze gushyigikira abakirisitu uhereye none ukageza iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo. Amen.